abibonye ibyo wanavunika ifu wanjye yo bimeze bite we bimeze bite none sigama we ibyo ni ibiki akabonye se hajya ni bya bindi bya musiteri bambona uri kumwe ka musiteri sha byarananiye none se wowe umeze neza ubwo wicaye utemwa neza ubwo abanyarwanda bari kukubona uri kubareba bakakureba ubwo si bari kumwe none se wowe uri kwicara wiki icara neza ahubwo mwana icara neza nkubwire higama we mana yanjye ni bya bindi navuze ibi bintu nanugwa mana yanjye mana ibaze ko nari haguruka mwere kurucara maguruke mana yanjye mana we nari minutse nari ngaramye neza aha ngo genda icara gutya uku nicaye ujya icara igira gutya hano aho ntushake wegama kandi nari minutse ntago uhinuka giri uku nicaye ujya icara igira gutya hano aho ntushake wegama kandi nari minutse ntago uhinuka giri egama naribi ese ubu urabona njye ntegamye hari ikibazo ese ndusha ibiro egama ntacyuba egama nta kintu ba hakuze ufite ubwoba bw'iki nawe rero reka nkubwire mana yanjye reka nkubwire hoya mana yanjye hakuze siko ahantu wanahapfira oya reba reba amaguru yashyira imbere none ziko ndi kwegama nkahimuka ushaka kwiyegamira gutya wowe se kutagura ngo njyewe nk'inzoga nise kubigize bidanje wewe aho wumva ko hari jewe nuko ari abantu bambwiye ngo kwibana ngo n'inshuti ngo zinywe inzoga ngo nawe inzoga ngo abana n'abakora ibyaha ngo nawe ukaba umunyabyaha cyane ibyo bintu nje none urumva ngiye kukugira umunyabyaha ku buryo nibwo wibutse ko nanywe inzoga bamubwire wowe si uwo mujyi warawufashe oya manzi utubize uwo mujyi warawufashe nshaka ko tuwufatana mana dufatikanyije se n'iki cyane wowe nande mufatana kandi ntabwo tuzahuza umwe afata mbikubwire reka nkubwire uno mubiri ntabwo twahuza umwe afata nagufataga nk'inshuti mana yanjye udatuma nisubira pe ni ukuri kw'Imana kandi kuzi ko abantu bahindutse uzi ko natarinzi ko nawe wahindutse neza wagihwera mana ubu mbabaje ni ukuri kw'Imana kandi ubu uri kunywesha inzoga ariko we uzi ko abantu b'iki gihe hari nawe neza wahindutse inzoga iragutwara iki mwana ese ubundi wabanje ugasoma ukavuga amagambo reka manze nkubaze wowe zinywa undushikira uwo mujyi warawufashe harida kuwufata ni ukuma unywa inzoga ubundi akazi namwe banyarwanda mwongeye kwirirwa ntagarutse yifuwe sinzi ibintu arimo wagira ngo hari n'umurwayi ntamusize ariko mukanyarabaje gusa nyine nizere ko mumeze neza tu mumeze neza ariko nari mbakumbuye cyane pe cyane ariko mbakumbuye gusa nizere ko mumeze neza izi ntebe mva ko nahuye n'ibintu byinshi Kigali ho mwana wagira ni ibitanda neza ese ahantu umuntu atagiyeho kwegama kunjomba ana yanjye anayivunikiramo ngo ni iby'abazungu sibya ko nigenje
ibyo Kigali byose narabibonye ibyo wanavunika ifu wanjye yo bimeze bite we bimeze bite none sigama we ibyo ni ibiki akabonye se hajya ni bya bindi bya musiteri bambona uri kumwe ka musiteri sha byarananiye none se wowe umeze ute neza ubwo wicaye utemwa neza ubwo abanyarwanda bari kukubona uri kubareba bakakureba ubwo si bari kumwe none se wowe uri kwicara wiki icara neza ahubwo mwana icara neza nkubwire higama we mana yanjye ni bya bindi navuze ibi bintu nanugwa mana yanjye mana iboze ko nari haguruka mwere kuntu wicara maguruke mana yanjye mana we nari minutse nari ngaramye neza ngo genda icara gutya ukuntu icaye urya icara igira gutya hano aho ntushake wegama kandi nari minutse ntabwo uhinuka egama nari ese ubu urabona njye ntegamye hari ikibazo ese ndusha ibiro egama ntacyuba egama nta kintu ba hakuze ufite ubwoba bwiza nawe rero reka nkubwire mana yanjye cyareka nkubwire hoya mana yanjye hakuze siko ahantu wanahapfira oya reba ngewe reba amaguru yashyira imbere none ziko ndi kwiyegama nkimuka nkayigama ushaka kwiyegamira gutya wowe se kutagura ndagwa njya heza shanjye nari mpfuye ahubwo oya nawe ariko ntugakabe ngo nukwicara gute uko ewana gutya amafu urikumva akayaga gutya yandi yicara gutya rero gari tubayeho neza nibyo bitari nese kera wari uzi ko Kigali ariho mu ijuru shabapi wageze mu ijuru koza mara izi ntebe nge nizo nakiri nuko ziri kunanira nuko niz'abazungu pe iz'abazungu okay izi zatuma surwara umugongo warwara ahubwo wakira urakira pe zirawumasa pe z'abazungu abanyarwanda bo nabasuhujane naragije kubibwira ndi kubabwira ngo sinzi aho wagiye ntago wari uhazi se koko ko wari mu bintu byinshi umva rero nabibwiye nagiye kuzana akantu ngo dushe dusangiramo agaki ibi bya musiteri byawe se tube dusomamo nyine wowe ubusoma wowe uri gusoma oya nyine umva nkubwire ifu biri seriye mwana sibyo ufata ku kantu agaki kantu gafunguye se nkafata fantasi nyifata ifunguye akantu gahiye gataze hano ibintu by'imitobe ibintu by'imitobe bitera indwara biriye se oya umva nkubwire sibyo biri seriye ntabwo ari burake wallahi ntabwo Kigali wayifata unywa fanta pe kandi ngenda bikubwiye sibyo impamvu nzanye kano kantu urabizi ntabwo naguha ibintu bibi nese ujya ubona ngiye nkanywa ubu urakanywa nyine wowe se nta kintu kibi naguha nyine ndajya tujye dusangira uratangira unywa kamwe ubundi ntabwo dusangira nyine kunywa fanta wari wabona nywa fanta ngewe hoya nyine uratangira unywa kamwe kuko ntabwo wanywa tubiri cyangwa dutatu utatumenyereye banywa kamwe nyine uko uzajya ugenda umenyera n'ejo cyangwa nijoro umwe tubiri agaki ka musiteri yewe nywa inzoga wowe nyine nese hari undi hano turi kuvugana utari wowe mana higamada ngo iki ngo nywa inzoga ariko uzi ko babantu b'iminsi bambwira ibintu bambwiraga nawe w'inshuti yanjye ubaye ikize uri kumbwira ngo nywa inzoga nese urabiki ngese ko nywa mbiki ngayiba kuba natarayinywe ubu nje hano i Kigali iwacu sinigeze nyinywa nje hano i Kigali ngaribwo nyine umva nkubwire wallahi uyu mujyi ntabwo wawufata ku mafanta ngeze ndawufatisha iki
njye nakubwiye ko nshaka kuwufata niko nakubwiye umujyi ubundi wawufata gute kudafatika katari ikintu gifatika njye nakubwiye ko nshaka gufata umujyi reka nkubwire ibintu ntabwo bizavamo nta nubwo byakunda noneho biri seriye si turi inshuti asama urumva njye nakwifuriza ikintu kibi ushaka ko si turi inshuti nyine ushaka ko nyine njye ko nzimo ubona mbaye iki sawa nyine buri wese bafite inyogoye egama mbabarira da ubu utangiye kunywesha weze kutabimbwiye mbere ukabubimbwiye ubu ngo nk'inzoga ese bigutwaye ubu nibwo wibutse ko wanywesha inzoga urabikiza uzi ko za nshuti z'iki gihe hari zasaze neza neza ubu nibwo wibutse kuba wanywesha inzoga ko mbere utambwiye ngo nzinywe nyine wowe banza unyweho kwanza banza unyweho mufate se bimaririye kuwufata se ubundi umujyi wawufata gute uzabibona ariko wajya umigamira neza wimbaza ibintu byinshi sibyo ujya ariko biba bibabaje iki se kibaba n'urukumi inzoga ngo njyewe nk'inzoga nisi kubigize bidanje wewe nkaho wumva ko hari njyewe nuko ari abantu bambwiye ngo kwibana ngo n'inshuti ngo zinywe inzoga ngo nawe unywe inzoga ngo abana n'abakora ibyaha ngo nawe ukaba umunyabyaha cyane ibyo bintu njye none urumva ngiye kukugira umunyabyaha ku buryo nibwo wibutse ko nanywa inzoga bamubwire wowe si uwo mujyi warawufashe oya manzi usubize uwo mujyi warawufashe nshaka ko tuwufatana ego mana dufatikanyije se n'iki cyane wowe nande mufata kandi ntabwo tuzahuza umwe fata bikubwire reka nkubwire ntabwo twahuza umwe fata nagufataga nk'inshuti mana yanjye udatuma nisubira pe ni ukuri kw'Imana kandi uzi ko abantu bahindutse uzi ko natarinzi ko nawe wahindutse neza wagihwera mani ubu mbabaje ni ukuri kw'Imana kandi ubu uri kunywesha inzoga ariko we uzi ko abantu b'iki gihe hari nawe neza wahindutse inzoga iragutwara iki mwana ese ubundi wabanje ugasoma ukavuga amagambo reka manze nkubaze wowe uzinywa undushikira uwo mujyi warawufashe hari da kuwufata ni ukuma unywa inzoga ubundi sinjye nakubwiye ko nshaka gufata n'uwo mujyi uri kumbwira ubundi se n'uwo mujyi uri kumbwira uyu wa Kigali bigamo nawe ukeneye nakubwiye ko nshaka kuwufata se shamane aho ugakira reka nkubwire ipfundura nayunywa se abasazi buriya ni umusaza atinyanye kandi ndabikubwiye ndetse niba ushaka ko tuba turi kwibarangurira hano kandi sinanibyukiye neza ku mahoro yanjye none reba ibintu uri kunkorera wiki sinanabyutse neza reka nkubwire ifu sibyo niba turi inshuti unyizera sibyo ese niba reka nkubaze uri kumva ikintu niba ukunda indirimbo ubwo nanjye nkumva kuyikunda niba ukunda filime ubwo nanjye nkumva niba njyewe nikundira igikoma ubwo nawe ugomba kugikunda niba ukunda inzoga ubwo nanjye ngomba ntago okay ariko we cyakoze reka nkubwire ifu ntabwo nari nzi ko nawe umeze gutyo pe ni ukuri kw'Imana mani biba binambabaje pe ibintu nanuka ari ibyo ubu igihe twabanye utangiye kunzaniramo politike zawe ukanzanamo ibintu nazi nko nk'inzoga ariko we agacupa kamwe uranywa kananjye nywa agacupa kamwe karakugira gute nakanywa ariko we uzi ko abantu naruko narizi ko wanahinduka ibyo bintu wanabinkura ku buryo wakifata ingewe inshuti yawe ko bavuga nk'inshuti zibifurizanya ibyiza nese ni ikintu kibugwa mwifurije nese ikintu kibi kunywa inzoga ni ibintu byiza ni bibi se nyine ni ibintu byiza manzi usubize nta kintu bitwaye ikibi ni ukuzinywa ukandanya okay ngo niba nta kintu bitwaye byimenyere nanjye nimenyere ibyanjye ikibi ni ukuzinywa ukandanya mani uzi ko nahita nitahira kwa dawe mani niba ari ibyo bintu kubera nkwaye inzoga noneho uzane na kamusiteri kaba koroshye nutuzi nta n'ikintu sindayinywaho sindamenye nyine icyo nzi cyo nuko nzi ko umva mbabarira iryo vidana narijugunya hasi mbabarira tudapfa ubusa mani tudapfa ubusa mbabarira ariko najya babwira ariko umuntu nanisoni uzi ko ibi bintu simbinywa uri kubinzana okay basi mbanze nsomeho kugira ngo ubone ko ibintu bisengeye wabisomyeho nagufasha umuntu wabisomye nigeze gufata umuntu agumana Babylon ariko mane nawe gira ngo ngufata ngo mujyi ngo
uzikomeze nk'ababanzi nyambona ngo ni waririmba mvana iryo cupa mvanaho kandi buri isere nari bujugunya hasi kandi nkanyimenya ngaguki abo taza amafaranga ngo hari ngo ndikukubera biri isere kandi gwari mvanye imbere akiranye wamvanye imbere iryo vide akiranye soma wumva suko abantu bapfa ibintu akoze udupfuye cyakakanya suko abantu bapfa ina kakanya dupfuye hari gena nagikumena waho Esuma warakaye mani biriseri ku buryo unywesha inzoga naramutse neza na dawe namuvugishije mu gitondo none reba ibintu uri kunkorera none usubaye iki mami ibyo bintu nakaba ari sawa ujyana ahandi hantu kwiki uri kunkorera ubona ari sawa we utangiye no kunywesha inzoga inzoga kandi ubizi ko nazinywa ese njye navutse nzinywa sawa nyine kubutara ufite amategeko kugenda nanjye mfite ayanjye si ibintu byumvikana ayawe nukunywa fanta nukunywa fanta ni igikoma kandi nayo nukunywa fanta ya orange za tonika sinazi ngo ziba zirimo nako nk'umusemburo kargos ngewe ibyo uzabyigira kangahe nunazatinyuke kongera ntuzongere pe uzabyigira kangahe ibintu kandi biri seri kandi ndayikumena aho biri seri mani ibi bintu biba binababaje mani kuba ufite inshuti mani we nayigeneye yanjye niyi reka nkubwire akira k'abanyamaganga ifakira akira ndi seri yewe mani bise yari kinayimena kandi biri seri nukuri kugira ngo hari ndi gushama kandi kuko turi inshuti mwamvanye imbere icyo kigiye yemena ukuntu kirimo kunuka nguranuka alinzi ko nje ku Banyarwanda ngiye kubisuriza nkaganira nabo ku Banyarwanda nihe none Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ega nabo basuza nimereye neza ndi kwisekera none rero nabo bashaka ko bashaka kufataho ntabwo babinyifuriza ariko gusa nyine se mbone ukuntu kibazi neza akira oya mani uburyo ugabanya pe urambabaje pe uranansebeje nawe ni ariko uzi ko wamugani ingwe ikurira abanika kurusha kurakara uri kunywesha inzoga nani so ni warangiza ukandusha n'uburakari ngo nuko nanze kuzima kowe abantu b'iki uziko abantu b'Ikigali bose arabatinya nuko ngewe nagufataga ko wankorera n'ibibintu birisereye kandi ese wandakariye ma kurakarira se nakurakarira ahubwo ko nanagukunda kwiki ambone ibintu bunkoreye uri kunkorera man tebirara kikamira iki kivide cyawe cyaka ugira imikino menye y'inzoga wowe wayimvanye imbere mbese ariko ujyatuke muri amahoro wayimvanye imbere nese n'imbere yawe se none se wari uteretse hano ngo ruvide soma ariko soma atumana nagutuka Abanyarwanda bari no kunywa niko ikintu uza yanze ugigira nuza ahigira urayinywa umva mubwira babarira amazi n'ibintu biri gukora ntabwo aba ari sawa warakaye basi karuku yireke ndayinywera nyine giri kumana nigeze nyikusaba ubundi dore basi ngo twiyunge basi twiyunge kuko abandi naye nzongera kuguha mbabarira uzayinywa cyangwa ubireke uzayinywesha wabishatse mbabarira basi ibintu nanabyibagirwa wo mbabarira kandi n'Abanyarwanda bari kubireba ibi bintu ntabwo ari sawa mbabariranye wabigiye kubikora se utabitekerejeho numvaga nta n'ikintu bitwaye ariko nyine niba utabishaka ntabwo nakanga kukubabarira ariko ibi bintu mu bintu uzi ko bijyanye n'imico mibi njye nukajya ubinzana sibyo yifu naka imico mibi iri hehe none se ko nywa inzoga ni imico myiza yifu reka basi twiyunge hari akantu ngiye kukuzanira sibyo kandi abizi kuhita wishima sibyo naribi nyine reka gukunje inzobe ibaye igikara arega ibintu bunkoreye ntabwo ari sawa basi
sibyo ubwo ngo wazanye tubiri ngo nkwe kamwe nawe unywe kamwe ariko ubwo nyine tureke akinywera tu siko bantu b'iki gihe hari mu bwonko hari sinzi ikibazo bafite siko abantu b'iki gihe simbizi pe abantu b'iki gihe bameze bate inshuti yanjye koko inshuti rekeraho kwitotomba dore ureba ko wari wabuze wabuyaguye sipfundura n'ikinyota twabivunye hase wapfunduye ntabwo se ugiye kuyinyima nayo cyakoze uyu munsi akira mamaye nkisomera ko ubundi bubu bwenge wari wabushizeho ubundi nkumvaneho amagambo nzajya ubirigita ahubwo ushaka cyakoze aya makumbuye we toje Jesus kanyota kari kanyishe yumva agasukari karimo umwiri nigitana ahubwo twakagombye gushiramo na metero 5 ye mu gihe uri kunywa ibyo bintu mana tujye dushiramo metero pe kuko ibi bintu ntago ari byo mwongeye kwirirwa abanyarwandakazi bakunzi bacu turabakrashinga ndasuhuza abakrashi banjye bose ndabasuhuje Egamye sha. Egama neza utu. Ndago nakegama nafashe hano. Nta kintu. Reka nizere ko ibintu yifa nkoze mutabibonye wenda mwumvaga amajwi amashusho mutayabona ariko mu by'ukuri ikintu nyine reka mbabwize ukuri ifu naganywa inzoga pe nari nanabizi rero igitekerezo ukuntu cyaje cyo kuvuga ngo muhe inzoga ifu nizere ko wambabariye ariko sibyo wabariye ariko impamvu nuko nkunzaniye ka rwo kugutoza kunywa inzoga sibyo no kuzikunywesha wari wayobye ubwo bwarigayo ahubwo yifuza ikintu natekereje nyine hari inshuti nyinshi abavandimwe abantu benshi sibyo ashaka kukubwira ati ngewe mu inzoga ariko njya kuzinywa ni inshuti zanjye nizo zanyigishije kunywa inzoga sibyo ubwira ati buriya mu itabi ariko nabyigiye ku inshuti nizo zari kuvuga nyine wari utangiye kunkorera ibi okay ibyo bintu narabitekereje sibyo navuga ariko buriya nyine mpita ngutekerezaho sibyo urabona uyu munsi wenda ntabwo uramenyana n'abantu benshi nige tuziranye cyane wenda n'abashuti banjye bakeya mumaze guhura sibyo ariko ejo n'ejo wundi uzaba nawe wakoze inshuti zawe wamenyereye sibyo aho ujye ukijyana urumva tutari kumwe ariko buriya ifu yazagira nk'ahantu ajya agasanga amayoga yamenetse bakamubwira ati rwose hano nta fanta oranje ihari bikarangira nyweye inzoga tutari kumwe ni igitekerezo cyavuye muri rusange wenda bibere n'isomo ritoya sibyo abandi bantu nyine abantu bashaka kumunywesha inzoga akazinywa kandi wenda atarasanzwe azinywa akazinywa atari umwanzuro we yifatiye ibyo bintu kugira inshuti ukanywa inzoga kubera ko abantu bazikunywesheje kubera ko ugendana nabo bazinywa ese bo nawe ngo ugomba kunywa inzoga ngo kubera ugendana nabo ese kuki bo batareka inzoga ngo banywe fanta kuko mugenda kuki uzazivaho Mzeze ngaho kubera iki bawe batareka inzoga ngo nzagira gute ntawe ushobora kuzazivaho ari wowe wese wowe nyine wowe ukatuma nzivaho neze kuseka sikuvuze nibyo birashoboka none byashoboka ni wazivaho nta kintu kidashoboka ubundi zivaga zirimo iki kari ugupfa kunywa biba biri n'ibiki kari usanga abantu basinze bataye ubwenge tuvuge ibi by'inzoga si byinshi
ni byinshi akonye ntabwo nywa inzoga ngo nsinde. cyakoza niko wari wambona nasinze niko kantu nakwemereye pe ntabwo nzinywera gusinda nuha icyaka mba numva nifitiye kamwe kaba gahagije cya tubiri icyaka kigashira nikomereza sibyo se ariko reka mbabwire sibyo ntuzanywe inzoga atari umwanzuro wawe wifatiye kandi ukuze ubyemerewe ushoboye no kuzigurira. Yego mugezi wa nazaze ngakoshe ngo nkuko warumbira igisi uri kunyosha wowe ngo nywe inzoga kose ko wambabariye biko mbona utangiye kongera kubisha uko mba byibutse niko we unywa ikintu utabasha kwigurira gute ushobora no kuba wabasha kukigurira ariko ukumva ntago ari ngombwa ntihazagira undi muntu uri gufatira umwanzuro wo gukora icyo kintu gakoshe yumve ko yakosha ngo ugiye kunywa inzoga yego ntabwo ari inzoga gusa n'ibindi byose ngo niba mugenzi wawe na fanta ntibazazi kunywesha ku ngufu agira imico mibi wenda zo kwiba urukumva ukumva ko yakwigisha kwiba nawe ukiba kandi umuntu ngo ari gufata ngo ku mwotsi akakubwira ngo akira ngo nawe ngo kururaho ngo wumve urumva wumvira iki wo kurira nuzaho ibyo bintu ntabwo ari sawa byo kumva bitangira wumva bikarangira ugeze kure ahubwo uri kumvirana none utacyumva bagiye bifatira imyanzuro kandi umwanzuro bafata umwanzuro mwiza bawugumeho kandi awugume niba wariyemeje kutanywa inzoga ukomeze ntunywe inzoga sasa sibyo nibyo pe kuko abantu baraguhindura abantu siko baguhindura ariko kugira baguhindure ni wowe ubyihitiramo ariko wowe nawe uzabahindura wowe wazabahindure wamugana ariko ukabahindura ukubajyana mu mico myiza atari mibi unuya nta muntu wamindura ahubwo njye namuhindura wowe wamuhindura nuko wari ugiye kumindura ariko buriya reka nkubwize ukuri iyo uyinywa nari kukwihorera nuko ese nari kukubuza nyine njye nagira ngo ndebe ko sibyo ushaka kubona tuzinywa ukumva uranazishaka ariko wenda ugatinya sibyo wari ukunyinisha oya ntabwo ari uburyo bwo kugukinisha ahubwo ndabikunze kuba uyanze ugatsimbarara ariko iyo uyinywa ubundi nakukure kukayinywa kuko nakubona ko ufite imyaka y'ubukure wemerewe kuzinywa ariko naguhita mbona ko nyine sibyo nubwo utazinywaga atari uko wafashe umwanzuro wo kutazinywa ahubwo wari warabuze n'aho uhera wari warazibuze sibyo ariko kuba uyanze binyeretse ko n'ikindi gihe tutari kumwe n'ahandi hose waba uri uzatsimbara kuri ka oranje kawe oranje yo nagivaho umutekano wawe ubwo nize ko wawicungira umeze neza sibyo uko kuntu wihagazeho no mu bindi byose ugiye wihagararaho ahantu nahamara nk'amasaha y'ipfumu umunsi wose wahumvise mbega umugongo uri kugenda ugira ndi kumva ameze neza sinzira ararambuye ntushaka usinzira reka ko nsinzira ntushaka usinzire ntari ajya kwa kundi wowe wari uri kwegama gute ngo ni nabonye uri kwegama kikagenda ni gutya kagenda ngewe nahita ewana hano rwose uzi njye ntabwo cyabiriye kijya he ntaho kijya ku buryo nanjye nacyegamisha cyegamisha cyanze hegamirata ariko yifu bari cyera byose reka tugire yakoze n'iby'abazungu kanongere ngireho nibyo reka fata oya uzi ko iki kintu cyatuma umutima uvamo ikintu cyatuma umutima uvamo bayi njya ndi kumva iki kintu cyatuma iki kintu cyatuma umutima uvamo ni ukuri nuko rero
aka kantu dukoze nta minota myinshi kamaze igihe gito, ariko ndizera ko hari ubutumwa butambutsemo, sibyo, hari inyigisho itambutsemo, yaba ari kuri ifu cyangwa n'abandi bose muri rusange mudukurikirana, sibyo. By'umwihariko nyine ngiye naga prank nari nashatse gukorera ifu, ariko sinabimubwira. Nini Prank nanze kubimubwira, nanze kumubwira ko ari prank, kuko urumva nago iyo mbimubwira bishoka ko atari kuba we, ngafata umwanzuro nkawe nyine akumva ko ari nka filime ari gukina cyangwa iki. bisobanuye Ibiki ibyo uri kuvuga ibintu byose wumva wahita ubimenyera rimwe. ugenda gake uzaba ubimenya. Iriri kinyenga ntari bishaka, iriri kinyenga. Mwakoze kudukurikirana, turabakunda, turahahora igihe cyose ku bwanyu. Nimudushaka muzanaduhamagare tuze. Nanjye ndabakunda. Ko kitari kugera hasi ifu we ifu higama gore ku Abanyarwanda bari kubona ko ndi mu none siko kiri kumanuka. Abanyarwanda si bari kundeba, bari kukureba. ibintu byose by'ubunyacaro babubonye. Yada kandi warabaye umusirimu, ubu ngubu bimeze neza. Kambasezere batongera kubibona. Bayi muramuke munirire byose kuko ababo bari mu nce zigiye zitandukanye, hamwe burije ahandi burakeye, ahandi birirwe neza, abandi